Rozari, urabizi rero umugore nkunda ndi mu kazi navuganye na murumuna wanjye yashoje kwiga ariko mu cyaro yabuze akazi. Wakamuboneye se mu mujyi? Oya ntago nakamuboneye ariko ni ukuvuga ngo agomba kuza akabaha agashakisha. Akaba hano muri uru rugo? Cyane rwose. Gusa wabipanze kuva ryari? Rozari, rega n'umwana kandi twavuganye ko agomba kuza uyu munsi. Ako se Rozari, kari murumuna wanjye ntabwo byishimiye ko aza hano muri uru rugo. Ko numva se umwanzuro wari wawufashe urambwira iki ubu ngubu? Ariko nari naganiriye nawe ambwira ko mu cyaro bitameze neza. Biba ngombwa ko nza nanjye kubikubwira, ndabikubwiye. Ndumva umwanzuro mwawufashe kandi ni wowe nyir'urugo, ubwo ubikora uko ubishaka. Rozari, nyine ubifata uko ubyumva ariko umwanzuro narangije kuwufata. Umwana naza murebe reke tumwakire nta kibazo. Nta kibazo, ibyo birakureba. Ni karibu. Uko si mu rukomanga kucyana uwaye. Nabashaka neza. Agatebe. Amakuru yo mu cyaro se? Cyaro turashima Imana. Iyo baga se utuzaniye mwiki? Ariko Shyaka reka nkubaze. Umusore ungana nkawe ubu uvuye mu cyaro muje kwicara mu mujyi, iyo ufata isuka se ugahinga? Ariko Karafure rwari rwavuganye ambwira ko nshobora kuza ngaha abashakisha ubuzima akambonera n'akazi byo nanjye ngakora. Ntacyo nkwijeje. Akazi se hano tugira akazi ko kuguha ngo ukore wowe. Ariko yari yambwiye ko azakashakira. Ubusore umusore utakwishakira akazi? Ubuje kwicara aha ngaha rero ntahe ntekurye. Ntabwo Rozari. Rozari, Karame. wiriwe? Wiriwe nawe. Shyaka. Waje bro? Nahageze. Nari mfashe telefone ngiye kuguhamagara nshaka kubaza aho wageze naho waje. Wiriwe Rozari. Uraho neza? Mumeze muti? Turashima Imana. Amakuru yo mu cyaro? Mu cyaro turakomeye. Rero Rosaria, nabibona nyine Shyaka yahageze, agiye kuba aha nyine kugira ngo nanjye mbe mushakishiriza akazi turebe ko ubuzima bwakomeza. Ariko Habima, kuri nyir'urugo ukaba wabitegetse. Reba nk'ubu ngubu Cyurinyana yendaga kuza aha ngaha. Ubu se barabana muri uru rugo umuhungu n'umukobwa? Urumva byashoboka koko Habima umuhungu n'umukobwa kubana muri uru rugo? Ahubwo igitekerezo mfite igitekerezo. Reka Shyaka asubire mu cyaro
umushakira akazi nukabona tuzamuhamagara kuri telefone, ariko ntabwo bishoboka sibyo Shyaka? Usubire mu cyaro turagushakira akazi dufatanyije twese na mukuru wawe, hanyuma akazi nikaboneka tuzaguhamagara kuri telefone. Urabyumva? Basi ndakwinginze mbabarira, basi mari y'ukwezi kumwe sibyo? Basi bareke kubona mise subira mu cyaro, ese barabifata gute mu rugo? Ntabwo byashoboka kuko nacyo ringana agiye kuza. Abase bazari kuko nta nubwo wumva igitekerezo cy'umwana akubwira, ushobora kumwihanganira ngo amare ukwezi kumwe. Habima oya ntabwo byashoboka. Cyurinyana agiye kuza kwiga kaminuza, nasoza kwiga kaminuza azahita abona akazi. Icyo gihe amaburabuzi uzazana Shyaka rwose nzamwakira neza nta kibazo. Kuko ari murumuna wawe se? Nawe ariko uyu ni murumuna wawe. Nyumvira, ubwo wasanga n'undi murumuna wawe uzanye. Ibibaha nta handi biba. Ariko Rozari, undi murumuna wanjye ngira atabiba n'indi. Nabo kwa se wanyu bariye. Ni karibu. Yuswe. Bravo neza. Cyurinya. Yawe. Imana ishimwe. Mani imbazi. N'amahoro. Ni karibu nukuri. Yego murakoze. Muraho neza Cyurinya. Meze gute? Meze neza. Bravo. Agatebe. Murakoze. Cyurinya amakuru se? Meza. Mama na papa baraho. Yego baraho nta kibazo. Cyurinya mbona ugiye muri byinshi nibagiwe no kukwakira. Reka mbike n'iyi baga uzanira icyo kunywa. Akira. Nase sis tugira ngo energy njya nyibasha. Happy pe. Ntabwo njya Kubera cya gifu cyawe. Ntacyo mu kanya ndaje nkuzanire fanta. Yego. Aho ubundi Habima mubibona se byo nakubwiraga? Ubwo ahubwo gira vuba ikibazo gikemuke nka kwa kundi twe twabivuze nyine. Siko bimeze se? Uko bimeze kwa kundi twabivuze nta gihinduka rwose, byubahirize. Shyaka, kwa kundi nyine twabivuze. Umura ngiye kubishyiramo imbaraga mu gihe gitoya uzabona tuguhamagaye kuri telefone. Sibyo se? Nibyo. Rero bro, ihangane nyine nuko nta kundi. Ihangane usubire mu cyaro, nzajya nkufasha mu buryo bushoboka bwose kandi nzajya nkushakira n'akazi. Ninkabona nzahita nguhamagara. Habimana twumvikane. Wafasha Shyaka wagira ute? Umenye ko Cyurinya aje hano ngo tumufashe. Aje kwiga kaminuza. Ubimenye. Ubyiteho kandi. Rero Shyaka, mwana wa mama, ihangane urugendo rw'umugabo. Ndabizi uri wenyine, uri mu buzima bwawe wenyine. Genda wihangane nyine usubire mu rugo
kandi uba umugabo. rero bro birumvikana ariko abana nta kintu mpagaze kabisa nta kuntu nabona kishyika mu rugo. Rero mwana wa mama ihangane, reka nkurebera agatike kugeza mu rugo. Nta n'amafaranga afite, dore amafaranga afite twonyine ni 3,000. Dore naya ndabona narizi ngo afite 3 none afite 4. Ibi birakugeza mu rugo nyine. Hako Sabima wabaye ute koko? Ngo amafaranga yose urayatanze ko furayi kuko ubundi mwana turamwakiriza iki koko? Wikunda. Ubu se mwana ntitwa tujye kumugurira Uriya se si umwana. ariko Habima ibi bintu ntabwo nzabyihanganira. Ni ukuri sinzabyihanganira. Shyaka mwana wa mama aguruka ngo aherekeze. Ndabona iby'uru rugo bitoroshye, atakukubitira naha. Wino njye kugurira ibyo kurya hariya, nanjye ninywera agacupa nduhure mugongo. Mugende muyarya na yarasigaye urayajyana. Nuko wambereye. Ihangane nyine. Nuko mugende muyatsembe. Bagusanze muri rwije bari yazanye kiriya kirungo nacyo ngo kize kuba ahangaha. Mubizi se abakobwa bamuzehe sinabyemera w'abandi. Shwe namuherekeza agende bayatsemba azagaruka. Ako sister kiriya gisore nacyo rero kikugumira ahangaha nabonye ari n'ikibogari. Shwe nyana wabicyohe ndakumva rero watakayemo. Urashaka se ko badutungana twese? Oya ibyo ngibyo ntabwo ari byo nari nshatse kuvuga ariko ko nabonye yitonda. Ibyo birakureba. Inshuti zanjye rero nabahamagaye hano kugira ngo dusangire kano gacupa. Hari ikibazo rero nagiranye na madamu hambere mu minsi ishize, nkomeza kukihererana, akaba ariyo rero mpamvu nabatumije hano kugira ngo dusangire kano gacupa, kandi noneho mbabwire n'ikibazo nahuye nacyo. Nahuye n'ikibazo rero kimeze gutya. Naje guhamagara murumuna wanjye, yaje kumpamagara, aba mu cyaro ashoje kwiga, arambwira ngo ngiye gushakira akazi mu cyaro, nta kazi afite. Biba ngombwa yuko muhamagara akaza kuba mu mujyi nkamushakira akazi hafi, ari hafi. Mfata icyemezo nk'umugabo, nemeza ko umwana agomba kuza mu rugo. Umwana yaraje, ahageze madamu yashimira, biba ngombwa ko tubishwangira mbona ngiye gusenya. None yirukanye murumuna wanjye, yazanye murumuna we kuba mu rugo. Akaba ariyo mpamvu nanjye nabahamagaye hano kugira ngo mungire inama. Umutwe umwe burya ntabwo ujya wigira inama. Rero icyo nicyo kibazo nari mfite kitwicaje aha. Ko numva bitoroshye yirukana murumuna wawe azana murumuna we? Yes, ajya. Ariko ibyo biroroshye nta nubwo numva ngiye kumenya. Mbese uko byoroshye gute? Gusa we ntacyo wumvamo. Nshuti wanjye, ngo none ibyo bintu ari danzera. Yirukanye murumuna wawe azana murumuna we. Cyane rwose. Si ibyo bintu wabyibwira. Okay, Habima, ugiye kugura karawundi, genda kugira inama. Icyatuzanye hano ni ukugira ngo mungire inama. Rwose akarawundi nta kibazo ndakemera. Umva rero Habima, wowe ngiye kukugira inama y'ukuntu wakwirukana uriya mukobwa kandi umugore nta n'ikintu amenya. Ugaragaza nyine ko nta ruhare
kugenda kwe ubifiteho. Umva rero tangira wegereza uriya mukobwa, urumva wigire nk'aho umutereta nyine ntibinarimba ariko unamutereta si muramu wawe. Mu gihe umugore ari hafi cyane cyane ibyo bimenyetso ari bwo bigaragaza, nko kumwikoreshaho, kumugurira utuntu, ariko ubikora mu buryo wereka umugore wawe ko umwitayeho, ushaka nko kumumurutisha. Ako kantu urakumva? ndakumva. Abagore barafuha. ako se Jackie, ako kantu umbwiye nagakora nini? Si wowe ntabwo ubyumva? Jackie, ubundi wowe wari uvuze agatekerezo kazima, ariko reka nzi nereka ukuntu bakina filime. ngaho kandi se wongeye kubikora ute noneho mushiti wanjye? Reba rero ukuntu uzajya ubigenza, ntuzajya ubona umugore wawe ari hafi, uriya mukobwa cyunya, ujye umwiyegereza, umwikoresherezeho gutya, niyo wagenda umukora mu mutwe ukajya ubwira atari gushira wa mukobwa we cyiza, ati ubundi wowe waziye hano igihe, ukamwikoreshwaho gutya, ukajya unamureba gutya mu ntoki, ukajya uvuga atari ufite utwara twiza, urumva, ukajya yihutishaho hano ku matako, utibagiwe no kumugurira impano, umuzanira impano, ukajya umukurura udutwine biri romantike. Uriya mukobwa afite n'ibitama byiza binini, wajya unadukura ukavuga ati mbega ibitama byiza. Hanyuma umugore wawe nubona ko yababonye, uhite wigishwa nyine nk'umuntu utabirimo, nk'umuntu nkaho nta n'ikintu wakoraga, ukifatira na telefone, ukigira no muri game ugakina. Umugore ukamwereka yuko nta n'ikintu na kimwe unapanga na kimwe yanarekaga, ariko we yaba yabibonye. Mama, ako gatekerezo ni kazi. Ubwo se mwaretse tukabikora nonaha, tugahamagara Cyurinyana akaza tukabikora ubu aka kanya. Ariko uzikari ibyo habima kakubwira, reka iyi filimi tuyikinire hano. Wowe ugiye guhamagara Cyurinyana, umubwire ko umushaka, aze hano tubahe akanya, ubundi nyine ubikore bya bindi nakubwiye, ubundi dutumeho umugore wawe aza rero, urabona ko Cyurinyana ari burari wawe. Ako kagemu umva fata mufate bisi. ako tubinyweye. Yes. Ahubwo muhamagara. Umva rero ukuntu bigenze, Cyurinyana araza yicare muri iyi ntebe, umugore wawe araturuka hariya ntabwo araba amubona. Noneho niwumva ibirenge by'umugore wawe, umuntu ushishikare ko umukubita udushyi ku matama, umukore ku mabere no ku bibero. Dore umugore wawe ngaragira umujinya, Aba yakwihangana. umva icyo nzi cyo arahita amuhambiriza atanasubiye mu rugo kuzana ibyo yahasize. Ubwo murimo muratinda, murangize game vuba vuba. Fata telefone, hamagara. Bahamagare. Nimero ya Cyurinyana se ko nyifite? Wiriwe Cyurinya? Wiriwe ute se? Natwe turaho. None se wansanze ahantu ndimo kunywa agacupa, bahita kuri Crossing Border, uze nawe ngugurira agafanta. Ntubizi se ko madamu yavuze ko tuzajya tukwakira? Oya, ngwino wenyine. Sawa ngaho tebuka, kandi ndagutegereje gira vuba. Umva rero ukuntu ugiye kugenda, wowe urabiki? Akanje ndirera umufana. Njyewe rero ndigira umuseriveri nze nirebera ku rurabo uri kumanuka icyaha. Ashye ko Ako yenda hamagara umugore. Aha, cyabaye. Koko. Gushaka
fanta fanta. kaduhamagara ufungiye hano aza kwakira seriveri tuzanire kasitoro n'ikirahure cyurinya bimeze bite Bimeze neza. shaho urakeye cyafite murabe wawe ukeye kabisa siko waziye igihe Uvuze ngo ufite muramu wakoze iki? ufite muramu wanjye ukeye kabisa bisa n'abantu Iki cyana ni cyiza. Ahubwo mukore no ku matama. Ziryohera. gifite amatama meza Wabibonye nanjye nabibonye. Nawe seriveri iri hano ntabwo itangaza. cyurinya tubanze tunywe musi nyine nakubwiraga umwana w'ubu kwisanzura mu rugo kimwe cyose gifite uburenganzira urabona rero sibyo iyo wageze mu rugo umwana mu rugo sibyo ugiye wisanzura mu rugo no mu cyumba cyanjye ugerayo sibyo bizizi reka nurangiza n'ishuri uzigumire na hano mu rugo usurumva takugize uwa kabiri naba nahemutse Wa kabiri? urumva nakwitesha Ibi byose byari birimo. urumva nakwitesha aya matayi cyumva nawe cyangwa se abantu bavuga ngo iki Bavuga iki? nakwitesha kabisa Reka da. baziye kabisa reka musomye kabisa barihaye abantu barihaye kabisa koko waje kwiga rero nuko mukobwa waje kwiga rero nizere ko amasomo yarangije none se wavuze ko tugomba kubifata neza nafashe kubifata neza rwose nta kibazo none se nta muntu yagafana niko washano ngo waje kwiga kumbe waje kuntwara umugabo n'undi munsi fata tugendere mu rugo ufate utwawe twose ugende ntuzongere kumbura n'iby'amashuri cishwa siko wabatipe bawukoreye umuti uko yirukanye murumuna wanjye niko yirukanye na murumuna we bose bagende bave mu rugo rwanjye